Shalom shalom, ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru turi kuvuga ku gakiza kacu twaheshejwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ingenzi rero cyane ko twongera gutekereza cyane ku mpano y'Imana, ariko by'umwihariko yanyujijwe mu mwana wayo ari we Kristo Yesu. Nyemerera uyu munsi nze kuvuga kuri Yesu, ndetse mvuge ku butware n'ubushobozi yagiye agaragarwamo ubwo yari ari mu rugendo rwo kuducungura, ndetse no kutwigisha kumumenya acyambaye uyu mubiri. Nureba muri Luka igice cyaho cya 7 n'umurongo waho wa 8, ariko katurehere ku wa 7, aravuze ngo nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzaho uri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwara abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bari bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Amen. Uyu munsi natangaye cyane mwene data ubwo natekerezaga kuri uyu mwami w'agakiza kacu. Haleluya. Imana yaje kuntangaza cyane. Soma inkuru ariko ifite message ikomeye cyane ku mutima wanjye, kandi ku mutima wawe nk'umukristo uri mu rugendo, haleluya, rwo gukomeza gusa n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Ndashaka kubwira ko kimwe mu bimenyetso bigaragara ku mutima w'umuntu wakijijwe kandi ukomeje inzira y'agakiza, nuko uyu muntu ahora afite inzara n'inyota byo kumva Imana, haleluya. Kandi uyu muntu ahora yiteguye kumenya Imana birushaho kandi byisumbuye aho yaragejeje ayimenya. Rero hari ubundi burwayi bujya bufata abakristo, ugasanga ntago bafite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, byo kumenya Imana. Hakabaho n'ubundi bwoko bw'uburwayi bufata abakristo, hakabaho imitima ititeguye kugira icyo yongera ku byo imaze kumenya. Umuntu akagenda agahagarara ahantu hamwe, ntagire umutima wo guca bugufi no gushaka kwemera kuba umwigishwa w'ijambo ry'Imana. Ariko hano ndakubwira inkuru mwene data yanejeje umutima wanjye, kandi umwami Imana yampaye kugira ngo tuyiganiriremo. Ngo uyu yari umutware ngo w'umutwe w'ingabo z'abasirikare b'Abaroma. Hanyuma ngo yari afite ikibazo gikomeye, ngo arwaje umugaragu we. Yari afite umugaragu we urwaye. Nawe wibaze umutware w'umutwe w'ingabo ariko ufite ikibazo mu buzima bwe cyuko hari umugaragu we urwaye. Uwo mutima ntabwo ari umutima usanzwe, ni umutima w'imbabazi kandi ni umutima w'urukundo yari afite. Hanyuma rero ngo abasha kugira ibitekerezo byo kwibaza ikintu cyakiza umugaragu we, kuko yari yaragerageje gukora ibishoboka byose, ngo ariko amenya ko Yesu ari aho ngaho hafi mu mudugudu w'iwabo. Yesu ashimwe cyane. Ngo abwira abakuru b'idini y'Abayuda ngo bamumubwirire kugira ngo aze abakirize kandi umugaragu. Hanyuma ariko ngo abatume baragenda baramubwira ngo bamutangire ubuhamya. Baravuga ngo hariho umutware urwaje umugaragu, kandi ngo ni umuntu rwose w'umukiranutsi, ngo kandi ngo ni umuntu ukunda ubwoko bwacu. Wumve uburyo bashoboye gusobanura imibereho ndetse na identity y'uyu mugabo. Ngo ni umukiranutsi, ngo kandi ni umuntu ukunda ubwoko bwacu, ngo yewe ngo ni isinagogi dusengeramo niwe wayitwubakiye. Uyu mugabo ntago yari asanzwe, n'ubuzima bwe n'ibikorwa bye byerekanaga ko ari umugabo rwose
ufite umutima udasanzwe. Hanyuma ngo babwire Yesu rero iyo testimony, bamubwire ubwo buhamya. Ndashaka kukubwira kuri Yesu. Yesu ntago yumvishaga amatwi n'ubwenge nk'ubwanjye n'amatwi nk'ayawe. Ntago Yesu yanarizaga ibyo abantu bamubwira, ahubwo ngo yari azi ibiri mu bantu, ngo nta nubwo yari akeneye kwirirwa abwirwa ibyabo. Ndashaka kuvuga ko Yesu tuvuga ni Imana. Haleluya. Kugira ngo uze imbere ya Yesu uvuge ibintu, nuko yabashaga kurondora umutima wawe, akamenya ikiri kugutera kubivuga, kandi akamenya isoko y'ibyo uvuga, niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma, niba ari impamvu yo gukira cyangwa ari impamvu yo gutera intambara no kumutega imitego. Ibyo bintu byose umwuka wa Yesu wabashaga kubimenya. Ariko nyine Yesu ngo yumve iki cyifuzo bari bamuzaniye n'ubu buhamya bari batanze kuri uyu mugabo, ngo Yesu ngo yemezanya n'umutima we. Haleluya. Ngo kujya ngo muri urwo rugo rw'uwo mutware kumukiriza umugaragu. Ni nk'ukuntu Yesu yemezanyije n'umutima we kuza mu buzima bwawe, kukumurikira, kugira ngo aguhishurire impano y'ubuntu y'agakiza ke. Niko na hano Yesu yafashe icyemezo kitari icyemezo cyo kuza gusa gutyo mu mubiri. Ngo Yesu ntago yigeze agenda mu buryo bwo kwemeza n'uburyo bwo kugira ngo mubashe ngo kwemeranyaho nawe ibintu ni ubuzima bw'Imana bwari bwakiriye icyifuzo cy'uriya mugabo. Hanyuma ubwo buzima buza busanga uwo mugabo. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu ngaragenda ngo yenda gusohora iwe w'uwo mutware, ngo mutware amenya ko Yesu ari kuza amugana. Ndashaka kubwira umutima w'umukristo wahuye n'iyi mpano y'agakiza, ndashaka no kukubwira ubuzima bw'uyu mwami ukiza twabashije kwizera, ndetse tukizera n'icyo yakoze mu buzima bwacu. Ngo umutware ngabwira abagaragu be ngo muraze mwihuta mbatume bagaragu banjye, ngo mugende mumbwire Yesu ariho twasomye aya magambo. Ngo nicyo gitumye yabwiye abagaragu be ngo databuja aratubwiye ngo ntago bikwiriye ko wirirwa ugera mu rugo. Niho twasomye ngo nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzaho uri ubwawe. Hejuru gato aravuga ngo Yesu ajyana nabo, ngageze hafi y'inzu y'uwo mutware ngo w'abasirikare, ngamutumaho inshuti ze ati nyagasani ntiwirushye. Haleluya. Mbabara wumva umutima w'uyu mugabo. Ngo nyagasani ngo ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Natangiye nkubwira ngo umutima w'umukristo uri mu rugendo uba wuzuye ubwoba, uba wuzuye guhinda umushyitsi, kuko intege nke wimenyaho uzihishurirwa no kubona imbaraga n'icyubahiro n'ubutware bw'umwami wawe. Uko ugenda urushaho kubona icyubahiro n'imbaraga n'ubutware bw'umukiza wawe, ugenda urushaho gutinya intege nke zawe ndetse unazihunga. Haleluya. Hanyuma rero uyu mugabo ikintu yari agizemo ikibazo gikomeye ni ukwibaza ukuntu umutware, umwami, umukiza aje iwe mu rugo. Yaravuze ngo ntago bishoboka, nta nubwo iyi feva nta nubwo nyikwiriye. Ni gute Imana ubwayo yakinjira mu bikari? Njyewe mfite ahantu ho kwicaza Imana, njyewe mfite ahantu ho gucumbikira ubuzima bw'Imana. Ngo aratinya, ariko ubu bwoba yagize ni ubwoba bwo gukomezwa mu mutima we guca bugufi. Haleluya. Ngo nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzahura ubwanjye. Nawe ubwe yibonagaho ububi butuma adatinyuka gukandagira imbere y'umwami. Imana idufashe cyane. Hanyuma uyu mutware ndashaka kuvuga ko mu mwuka we niho yari yarahishuriwe ubuzima bwa Yesu. Ntabwo uyu mutware yigeze abona Yesu nk'umusore mutoya ukora ibintu bikomeye gusa gagarukira aho ngaho. Ntabwo yigeze amubonamo inyungu zo kumufasha kumukiza ibimubabaje gusa, ahubwo yamubonyemo inyungu, haleluya, ziruta uburwayi bw'umugaragu we. Inyungu yamuhishuriwe nk'umwami, yamuhishuriwe nk'umuremyi, yamuhishuriwe nk'Imana. Arangije aravuga ngo nanjye ubwanjye maze kuza aho uri ntabwo nigeze mbitinyuka, ngahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Ngaho nawe mbwira
ukuntu uyu mugabo umutima we wari warahishuriwe Imana. Arangije hepfo aravuga ngo kuko nanjye, umva ikigereranyo cy'ukuntu yabwiye Yesu uburyo yabikora. Ariko Imana iratangaje ngo kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi. Uri kubyumva? Ngo mfite abasirikare nanjye ntwara. Ngiyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nikora iki akagikora. Yo, haleluya! Yamenye Yesu ufite ubutware, ufite ubwami, ufite ingabo, ku buryo yamuhaye ikigereranyo cy'uko yamutekerezaga. Aramubwira ati oya, njye sinigeze ntekereza ko naza aho uri cyangwa se wowe uza aho ndi. Ntabwo binkwiriye, ndi mubi cyane, ndi mu rugendo rwo kwezwa, ariko ndacyari kure cyane. Kwakira Imana ntabwo ari ikintu cyoroshye mwene data. Aramubwira ngo njyewe ubwanjye ndatwarwa kandi nanjye mfite abasirikare ntwara. Ariko ibyo bintu nkora mbikorera inaha mu isi, mbikorera mu mubiri, mbikorera mu bushobozi ariko bw'umuntu uri muri kamere. Ni ukuri njya mbwira umusirikare mwe ngo genda ukora icyo akagikora, nabwira undi ngwino nawe akaza. None rero nanjye numvaga kwakira icyifuzo cyanjye bihagije gusa aho uri kutegeka. Mwene data, ngo Yesu yaravuze ngo Yesu abyumvishe aramutangarira, ngahindukirira abantu bari bamukurikiye. Ndashaka kuvuga ko hari abantu bakurikiye Yesu kandi bakurikira Yesu ariko batamuzi, batanamumenya, batanamusobanukirwa. Ngo arababwira ati ngo ndababwira yuko nari nabona umuntu ufite kwizera kungana gutya. Ngo yewe ngo no mu Bisiraheli, uziko no mu bigishwa nawe yari abavuze muri abo benshi yavuze. Mwene data, agakiza kacu karuta cyane ibintu by'inyuguti, by'inkuru tugenda twumva hirya no hino, kandi iby'inyuguti dusoma naho tuzisoma hose. Agakiza kacu ni ubuzima Imana yatuzaniye muri Kristo Yesu. Turi mu rugendo rwo kuba mu ijambo ry'Imana buri munsi, kandi nta mutima w'umuntu dushaka kwemeza, ahubwo turasenga cyane ngo Umwuka Wera ari we wemeza umutima wawe. Mwene data, ubuzima bwo kwizera ntabwo ari ubuzima bw'ubwenge bw'isi, ni ubuzima bw'umwuka, ni ubuzima bw'impano, ni ubuzima bwo guca bugufi, ni ubuzima bwo kwemera kwigishwa n'Imana, ni ubuzima bwo kwemera gutumbira Imana utabonera mu mubiri ariko ubonera mu mwuka. Haleluya! Ndasenze rero kugira ngo uyu mutima w'uyu musirikare ukwigishe byinshi kandi uwigiremo byinshi. Uyu musirikare ntabwo yari akeneye Imana iza kwemeza abantu bari baturanye nawe ko yageze mu rugo rwe. We yari yizeye Imana itegekera ahantu iri, kandi ubuzima bwe bukazamo impinduka. Ndashaka kuvuga ko iyo Mana igikora n'ubu ngubu, kandi nawe hari ibyo yagutegekera ku buzima. Iki cyumweru twagambiriye kureba ku gakiza kacu twahawe muri Kristo Yesu. Tuzakomeza kuvuga agakiza k'Imana twahawe, ariko tuvuge n'uwadukijije ari we Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha mu munsi wawe. Yesu akomeze kubana nawe, kandi ukomeze kwizera uwo mugabo, uwo mutware, uwo mwami ufite itegeko kandi ufite ingabo, ajya atuma atiriwe anahagera mu buryo buri fizike ngo abantu babashe no kugutinya, nawe ubwawe bigutera ubwibone bwo mu mubiri wawe. Umubwire uti mwami bintegekere, bihindure rwose, nta muntu umenya uko bihindutse. Haleluya! Imana iguhe umugisha, Imana igendane nawe, ubuntu bw'Imana bukomeze kuba muri wowe no ku byawe n'abawe mu izina rya Yesu. Amen.